Imana yakuntumyeho Efurayimu we Efurayimu we kuki wameze imvi z'urutarutaro ukava mu masezerano ukava mu buntu bw'Imana n'iki cyabiguteye Efurayimu Shobeni mandi kostifo edro edo pedi masikita erai shadi mini wasifo edrai sirebora mani habwa icyubahiro Nobeni mandi wasikita erai shadi mini kotansema niwidi mini mandi wasifo edromene mana urakoze shadi mini mandi wasifo edromene mase ndakumva nini mandi wasikita elome mana urakoze kuri kumwe natwe muri iki kigo nini mandi wasikita elobe ni mandi kota mana niki yego hembura imitima y'abantu bawe kandi ukomeze kubarengera muri byose ukomeze kubabera ibyiringiro ndetse ubwihisho n'ubwugamo kuko benshi barananiwe bararushe bararushe ariko ngwino uganze mu mitima yabo kandi urushaho kuganza mwizi nyemerera iki kiganiro kiyoborwa n'umwuka wera amavuta y'Imana kandi icyo wantumye aba ari cyo gisora mwizina njyewe mbe mikoro wowe wirangururire kandi ukora imirimo n'ibitangaza ahantu mwizina rya yego abarwayi urabakiza Nobeni mandi kostifo edrais shadimini mandi wasikita elome urakoze ko uje gukiza abarwayi muri riteraniro mwizina rya Yesu Kristo amen Imana iguha umugisha kandi Imana igukomereza amaboko mu isengesho ryiza cyane niryo dutangiriyemo kugira ngo tubashe kumva icyo Uwiteka ari kudushakaho muri iki gihe turimo navuga ko kitoroshye unyemerere nakira abantu badukurikirana kuri Prophet Emmy Prophet Daniel ndetse na Savana TV show banyemerere bakore subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi turi kumwe n'umushumba unyemerere wibwira abadukurikiye kugira ngo babashe kumenya umuntu tugiye kubana mu mwanya wo kumva ubutumwa Imana yatugeneye uyu munsi yego ndabashuje mu izina rya Yesu Imana ibaha umugisha nejejwe no kugaruka kuri zicano kandi dushimira abantu mwese mukurikirana zicano Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu yego nkuko bivuze ndi umukozi w'Imana ndi umushumba ndi umuhanuzi nitwa Zakariya abantu benshi banzi ku izina rya Bicyahe yego hanyuma nshuje abantu mwese mubana natwe mu biganiro dukora ntabwo nari mperutse hano kubera impamvu z'akazi ariko nshimye Imana ko Imana ingaruye ahangaha tuba dufite umurimo ukomeye ariko iyi Imana iduhaye akanya turaza tugatambutsa ubutumwa Imana iba yaduhaye kugira ngo tububahe rero ndi hano kubera gahunda y'Imana ndagira ngo muze kubana natwe njya ndavuga ngo hano ni mu materaniro kuko iyo ukurikiranywe n'abantu 1000 2 3 4 5 akaba n'igihe bigezo no mu 100 iteka abari iteraniro ry'abantu benshi yego abantu rero barenga 1000 bakurikirana Savana bakurikirana Daniel bakurikirana Emma ibyo ni ibihumbi byinshi by'abantu bidukurikirana niyo mpamvu Imana yaduhaye iteraniro rigari hano yego Imana igibaho umugisha narababwiye ngo ujye umenya ko hano tuba turi mu materaniro nujuza ugatera gatebe ujye uvuga ngo nje mu materaniro kumva ijambo ry'Imana Imana izajya iguha umugisha kuko wateza amatwi ukumva icyo umwuka abwira amatorero Yesu abaho umugisha nawe Imana iguha umugisha ndetse n'abadukurikiranye bakomeze bagubwe neza tugiye kumva amagambo meza y'Imana haleluya gusenga twasenze ahubwo icyo tugiye gukurikizaho unyemerere tuguha umwanya none ubundi twinjize haditandi wasikita nimini mandi wasifo elomenema shadi nobeni mandi wasikita elome n'Imana urakoze hadadi mandi wasifo edromende mandi kota niwidi masifo edraisire shadi mini mandi wasifo edromenema ndakumva Mana haleluya impanuka shadimi ni mandi wasifo edromenema nitandi mandi wasikita elome no bedi masikita ndoma urakoze ko ukuye impanuka ikomeye yarigiye kugwamo umuntu ukomeye ariko Mana urakodi masifo edrayi urakoze ko ukuye
manuka ukabukoze igitangaza ndagushimye yego utangiranye natwe uraza gusozanya natwe amen yego Imana ibamugisha ndagira ngo nihuse ubwo Imana ibise ko itangira guhereza abantu message yego n'impanuka Imana yari inyeretse Imana ikuyeho kandi yari impanuka ikomeye yari kugwamo n'umuntu ukomeye ariko Imana yo mwijuru ikuyeho iyo mpanuka kuko iyo dusenga ni yera haleluya yego Imana ishimwe akazuba kari kunkubita mu maso ariko nta kibazo turaza gusenga nta kibazo yego hanyuma ndagira ngo usome Bibiliya twihuse ndumva nshaka gutambutsa message y'Imana yantumye hano ntago mpatinda yego ntabwo nshaka kurambira abantu icyangombwa nuko mwumva kandi mukumvira ndetse cy'Imana ivuganye namwe mukagiha agaciro kandi mugakomerera muri cyo yego soma Hoseya igitabo cy'umuhanuzi Hoseya yego n'umwe mu bahanuzi bato ariko bahanuye ibintu bikomeye Hoseya igice cya 7 hanyuma usome n'umurongo w'8 ndetse n'uw'9 yego yego munyemerere dusome n'uw'10 kugira ngo tuhasoreze yego 8 9 n'icumi na 11 yego hanyuma ubundi dusenge Imana nta kindi mureke dusome mu izina rya Kristo Yesu yego 8 yaravuga ngo Efurayimu yivanze n'ayandi moko soma nk'umukozi w'Imana uri umukozi w'Imana Imana yaduhaye Imana igwa n'umugisha soma cyane amen Efurayimu yivanze n'ayandi moko Efurayimu yivanze n'andi moko Efurayimu ni nk'umutsima Efurayimu ni gudimandi kostifo edrom ni nk'umutsima udahinduwe ugasha uruhande rumwe Efurayimu yivanze n'andi moko yego Efurayimu ameze nk'umutsima udahinduwe cyangwa se umutsima udahiye uhiye ngo uruhande rumwe nabana n'abanyamwuka yego turacyari hano ku 8 yego 9 haravuga ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze abanyamahanga bamudimandi kostifo edra bamumazemo imbaraga kandi ntabizi ntabwo abizi ndetse yameze n'imvi z'ibitaru Efurayimu yameze imvi z'urutaru kandi nabyo ntiyabimenye yibwira ko ahagaze kandi yaraguye kera yibwira ko akirimo kandi yaravuyemo kera yewe Efurayimu we nila kostifo edra niki cyatumye wivanga kandi wari ubwoko bw'Imana yego na Isiraheli ashinjwa n'ubwibone bwe kandi ashinjwa n'ubwibone bwe ariko ntibarakagarukira Uwiteka Imana yabo soma n'umurongo wa 11 aravuga ngo 11 yego Efurayimu ni nk'intumwa y'injiji itagira ubwenge itagira amacenga batakira Egiputa itamenya idasobanukirwa imitego batakira Egiputa bagahungira no muri Ashuri mbese Efurayimu n'Imana kostifo edra rekeraho ngaho Efurayimu arahana atagomba kuba ari ni gute Efurayimu ahungira mu banzi agahungira muri Egiputa agahungira muri Ashuri kandi Efurayimu atari bagomba kuba ari Efurayimu we Imana yakuntumyeho edobeni mandi wasikita elo shadimini mandi wasifo edra ndakumva ma ndakumvira ndakudifo edra isire foma tobeni mandi kotasema mana niki yewe Efurayimu waruza amasezerano ariko uyu munsi wa none ukaba waravuye mu masezerano ukivanga n'andi mahanga niki cyabiguteye uyu munsi wa none ukabura umusinzi ukadimandi fo edromene mase ukabura umusambanyi ukabura ubujura yewe Efurayimu we nobedi mandi kostifo edraye shadimini mandi kota mana niki yewe Efurayimu wabaye
umugambanyi gute kandi wari dobesifo wari umukristo wubahaga Imana ugasenga Imana ukabwiriza ubutumwa bwiza ukarota ukerekwa ariko dore dobenima dore no kurota ntukirota ahubwo urara mu bitagira umumaro n'iki cyatumye wivanga n'andi mahanga Efurayimu we Imana irababaye Imana ifite agahinda n'iki cyatumye ureka ugasuzugura icyo Imana yari yavuganye nawe ngiye gupfukama no betandi mandi kostifo edrai shadi mini kostafo ni wedigide mode shedifo edra yewe Efurayimu we Imana ifite agahinda Imana ifite umubabaro none Imana kostifo edra dore wagiye kugambanira mwene so umwicira ubukwe none Imana kostifo edromene mase umwicira ubukwe witwaje ngo ufite ijambo mu idini urabwica Imana yarababaye ndi kukureba wari umudiyakoni mwiza ariko urangije urahinduka n'iki cyabiguteye ukamera imvizo yewe Efurayimu we ndi kudima ndi kostifedro ndi kukurangururira ngakubwira icyo Imana iri kuvuga topadi mandi wasikita erome ese ko wabwishe ukabukuraho ngo ntushaka kubasezerana ngo ntushaka ko babana none Imana ikaba nawe hedobenima iguteje inyatsi ukaba ugiye kurwara uburwayi bw'amezi 9 nitandi mandi wasifa edrome kandi ngaba mbona iryo shuri winjiyemo nta muntu uzari gusuramo kugeza igihe uzamenyera ko Imana ishobora byose ni mandi wasifa edrome nema shadi mini kota helobenimas Efurayimu yewe wagiye kuguza amafaranga umaze kuyaguza uravuga ngo uzayishura ukora ibikorwa byawe umaze kubikora urangije telefone yo wagugujije amafaranga urayiboroka umaze kuyiboroka akoresheje nindi uramubwira ngo wampaye iki kw'Imana babaye yewe wabaye umuriganya ryari ko wari umukristo ko wasengaga Imana wabaye umuriganya ryari ayo mafaranga ko nta mugisha uzayabonamo none Imana di kostifo edrome shadi minimase Mana niki ndabona wikoraye udufuka turi mu bushwambagara ngabona uri mu ruzerero numva Imana ivuga ngo kubwico ugiye kuba mu ruzerero topadi mandima shadi minimase fo edrai Mana niki mbabarira nitandi mandi wastifo edrome yewe Efurayimu we urara muri telefone ukageza saa 8 z'ijoro nta jambo ry'Imana uri gusoma nta kindi kintu uri kurebamo filime z'urukoza soni warangiza ukarara uzoherereza abantu nitobeni mandi kostifo edrai kandi warangiza ukikinisha nini mandi kota nobedi kostifo edrai Imana irababaye Imana ifite agahinda kuko umeze nk'umutsima udahinduwe uhiye uruhande rumwe wameze imvuzo rutarutaro kandi wahoze uririmba muri korari Imana irababaye Imana ifite agahinda kubwico urara muri telefone uvuga amanjwe uvuga ibitagira umumaro ureba ibitagira umumaro ijambo ry'Imana warariretse ntukirisoma ariko Imana ifite agahinda nini mandi kostifedrome pedimase yewe Efurayimu we ni wadi kita erome ko kampani yego man iyo kampani topedima shadi widigide mone ko bamwe bari bafitemo imigabane wagiye ubakuzamo kugira ngo ari wowe usigara ariko umva ko Imana ni mandi fo edromene mase
Imana ivuze, Imana iravuze ngo irababaye kubw'icyo wakoze. Nidima nico gitumye Imana ivuze ngo ugiye kurwara uburwayi uzivuriza no mu Buhinde bikanga. None Imana shadiminima atese ko nje gusenya uruzitiro Nidimase ngabanje kurimbura. Niki gituma mutumva ijwi ryanjye? Nitandima shadiminifo herobe nimase ati dore umujinya wanjye umanukiye benshi kuko narababwiye mwanga kumva. Nakoresheje abanuzi intumwa n'abashumba ariko muranga muraninira ntimwumva ijwi ryanjye, nicyo gituma manutse. Nobedanimase ati dore mwarenganyije ubwoko bwanjye murabusitaza, abahari bamaze kumenya izina ryanjye murabagusha ariko ndamanutse. Nedobenima shadigide monifo edrome pewasi kita eraye ati yemwe mwamagufwa yumye mwe ati nimwumve ijambo rya ninema ndi kostifo edra ati yemwe ati mutacumva ijwi ryanjye ati nimwumve. Nidobenima shadibini kostafo herobenimase ati dore igihe cyanjye kirageze cyo kugira ngo abankoreye by'ukuri babone ko ndi Imana ishobora byose. Ati dore ndongeye mbasutse mu mwuka wanjye ati kandi mbagwijeho inyama mbateyeho imitsi ati dore murongeye mubayeho. Nomedima shadiminimase herobe niwidikide tandiminifo hedraisire ate siyo nzu kuba yibayemo mu manyanga ukayiriganya mwene wanyu akaba ari wowe wituyemo ugashaka n'ibyangombwa by'impimbano, mbese utekereza ko uzayisaziramo? Hadimima shadikota niwidima hoteba mana nice ateraga ati narabibonye ko wakoresheje uburiganya ati narabibonye ati nicyo gitumye umujinya wanjye ukumanukiye kuko wateye agahinda abana buriya mubyeyi ukariganya uyu munsi akaba ari wowe hatuye. Ndidaniwa hetandimasi niwidifo edrome hedimandi kota ati dore wagiye no mu bapfumu urapfumuza urarogesha kugira ngo ari wowe usigarana imitungo ariko Imana ishizemo ze. Mana mbabarira kandi Imana ikostifo edrobe pewase kita yewe niki gitumye utumva ijwi ryanjye. Yewe umaze igihe kinini uri mu kigeragezo cya mukeba akuzengereje akurogesha hari kumva uko Imana ivuze. Imana iravuze ngo ije gushira iherezo muri iryo shuri umazemo igihe uratabwa amezi 5 agashira 6 agashira yewe ukarira ukababara ariko Imana iravuze ngo igishizeho iherezo. Haleluya. Nibani mandi kostifo edrome hedi mandi wasikita heraye dore umaze iminsi uryamye mu bitaro bashatse indwara barayibura barapima bagucisha mu cyuma biranga ariko Imana iravuze ije kukumara umubabaro. Beni mandi wasifo edrome pedi mandi kota shadiminifo edraye washatse ibyangombwa ubyirukaho yewe utanga n'amafaranga kugira ngo ubibone ariko Imana iravuze ngo irabitanze kuko warurushye. Nombe ni mandi kostifo edra shadibinimas urakoze pindi mandima helope niwidima urakoze ma urakoze ndakumvishije hari ibyo ukoze hari ibyo uhinduye hari imigambi ya Satani ukuyeho yego.
amen. Amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirira neza kuko tandima ndima hedobe ni masefo ndashaka gusenga Imana ngasengera uyu muntu uciye bugufi akavuga ngo Mana numvishe ijwi ryawe hanyuma tumusengera Imana tumwingingira Imana tudimandiwa hadifo tumutabarize kuko ashatse guhindukira agahunga umujinya agahunga ibyaha agahunga urupfu ndumva ashaka kumusengera nobenima mbese wowe ucira imanza hetandi mase abandi ukirengagiza umugogo uri mu jisho rya kandi ukareba imigogo iri mu jisho ry'abandi niki kibigu yego nawe Imana irakuziye Imana irakuziye kuko uri inyanga guharwa ukabura akazu yazi ukabuda konje ukabutabize Imana ije kukuruka pani mandi kostifa edra shadi minimas urakoze Mana uri hano ciye bugufi ngo dusenge ngo twinginge Imana tutabaza Imana turirira Imana ufite ibyifuzo turasenga Imana Mana mu izina rya Yesu kandi Imana ikomeye eresha uri umukozi w'umuhanga uri ibyiringiro by'abakwizera ubutumwa mbaye ndabutambukije ariko hari umuntu uciye bugufi hari umuntu wihannye ibyaha hari umuntu wari warasubiye inyuma ameze nka Efurayimu ariko ndamusenge kugira ngo Imana imuzure hari umuntu urambiwe urushe nyemerera umutabara nyemerera umurwanirizi kandi nitandima ndi kostifo edro Imana irwana intambara kuri uyu muntu ushatse guca bugufi Imana imugirire neza kandi mutabare muri byose n'uyu muntu urwaye n'uyu muntu urushe n'uyu muntu unaniwe Imana imutabare muri byose mu izina rya Kristo Yesu amen amen amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Mushumba nawe tugusabiye umugisha ndetse udasanzwe kuko uvuye ku musozi w'abahanuzi ndizera nashidikanya yuko Imana ivuganye natwe kandi abo kumva bumvishe ndazi neza yuko abantu tugiye guhindukira abandi tukihana tukava mu byaha twegereje ku musozo nyemerere nkwinginge ku muntu ushaka gusengerwa by'umwihariko cyangwa se n'undi wese ufite icyifuzo cyihariye ashaka kuvugana nawe uduhe nimero za telefone kugira ngo aze kubona ukuntu akuhamagara muvugane. Yego Imana ibaha umugisha abashaka dusenga n'Imana uretse ko hari n'abaduhamagara nimutubone bitewe n'impamvu z'uko tuba tudahari ariko mujye mwihangana iyo tubonetse turabafasha tugasenga Imana. Yego ni 0780 35 karindwi ebyiri 0780 35 karindwi ebyiri. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. nawe Imana iguha umugisha tubwira abantu bakore subscribe kugira ngo turusheho kubana naho utaha rero ciao ciao.